agomba gushya yo kuvuga ngo abanyamuryango turya ngo akawunga n'ibiki ndaje kurira inyama sha bareke ubwo kangira ivuga saa sita zitancika da ngubu ntyo wabona saa sita zigeze ntarahisha nenda kora vuba ubwo se yogira imipangu mbirire ntibeste se mwa ntizasa noneho kugeza ahantu rero kubwiye ko ndetse akanyama abantu nimubura ari nangakumbuye ariko ari ubutumwa ngira ngo bukugezeho Abdul arimo aragushaka Abdul Kondi urimo gutwikira amasafuriya we mpira na Abdul wi ujya umuhisilamu nande nagakojo narengukorera niba ari umuyisilamu mubwire cyane muvanga abayisilamu ntibakunda kabeza mubwire rero ugiye gukina n'abandi bana nakugurira akantu naho Abdul ntumubwire ibyi nari nkoze nagakugurira ubandikiraho giteguye ruzungumwa igikiraho wabivuga ariko ibyisa ubu biretse mbega we muhezi yarandiriye inyama Abdul umushuti wanje watu salama ajya bongeraho wari kumusiramura ni ibyo ngibyo ni fresh bro icara ni kufite ku myaka dore wanyu mujya nabi urye no ku kanyama hano hari akabezi harya abayisilamu nk'umujyi benzi urihangana nyine ubwo umurye dodo nta kundi wese wabigenza twe turya neza nyiri imipangu ntawe uzi twebwe turaryamwa mba nyine wallahi newe uwikindanye cyo numvishe abantu bari umutipe wafunguye cyano nyine imipangu TV abantu ngari kubikora byatangiye tu niyo cano ubundi iri guhitinga wasanga ibintu birenze mbaza ngo uyihagarariye ninde ni njye nyiri imipangu wakira ahubwo reka ngure kuducera ubure n'utu megabyte twa subscribe share na like na comment byose akiye buguru tuyinete naho ubundi byisafura ntugire uwo bibwira bugiye hatagira nuza kugushakira akabona aniciye imibare ndebe uko navura utunaga nyine ukanyarukire muri subscribe kandi bikurikirane na like share byose ahubwo ari undi mupeti witwa Gitama Comedy Gitama uriya nawe umufashe njye mbona hari utuntu akora tugiye icyo bundi hari akabyo nabonye kuri TikTok ka Gitama Comedian meza ariwe nabonye aha uriya Gitama nawe ari kugenda akora ibintu bigiye bitandukanye assalamu alaikum okay ugende neza ubuse aba bantu batangiye kuza banyisurishwa inyama zanjye baje ko numvise kudavuga ngo mbe twawegetse mfunguye nde nakuzuru nkajya mbabwira ko ndahanga ubundi ariko se nako gufunga mpari